nuko yanjama intamiti warucushwe kuki untobera amazi intamiti uraniga have mbabarira rwose sinjye nukuri burayi buzwi Abibiligi bufite uwe ruganda rwa danje ngo rw'imigati sawa Rwanda basibuka ko ari bombe bazirya imyenda y'ibihugu by'aka karere ati uwo murasta wo muri Israel ntitubyumva kimwe ngewe ukubita rimwe nanye nkakurya amangome kandi aho afata ntiyabahande ubwo umusangirangendo King Imana ishimwe yagize atya arambaza ati burya bigenda bite kwa perezida wacu ndavuga Paul Kagame ariwe mu perezida usa neza muri Afurika yose nsa kandi nukuri mwongere mwigisha igifaransa sibyo basimba mutemeye mushiki wabo nayobora ibihugu byacu byose iryo jo bagashyira kuba munsi y'igitanda aho ari bushyira umutwe akabatahura mbere yuko babitekereza nk'umuntu w'umutasi kabuhariwe maze igitanda yarayeho aho yari gushyira umutwe akashyira amaguru mbese ibirenge ntibabyutse basanga kuma kabo ngo kafashe umuyaga ni umuhanga ni indwanyi kuva mu bwana bwe nk'ubwo waba utemera imizimu nk'ubwo umunsi azabatera bazajyahe naho se umuhungu we Rudahigwa bashutse ngo u Rwanda arurohe na Congo aruhe Kristo umwami maze yatangira gutekereza ibyo gushaka independence UN ikabihumugisha igateka Abibiligi kutubisa bati bamubyoroza igishinge cy'amazi sinakarara nushaka uvuye ko nishongwe ndabamaze u Rwanda n'ubukombe niyo mpamvu ari u Rwanda nyine naho twe duhugu zumva dutangizwa na ubumbe se ngo Ubufaransa Abibiligi Ubudage n'ubundi bihugu bwose bw'amafuti ntibukagukange bati mu byo wiga no gusomana utya twe tuzi kwambara neza uzanabigenzure neza umujyi wa mbere mwiza ku isi uyu wacu Paris ntibagenzwa na kamwe uretse ko na dukiya bagize baturwaniramo nta rurimi rwabo bagira bavuga Igifaransa n'Ikidage ntuzabyitiranye Iberire ni mu Budage si mu Bubiligi Ababiligi n'Abafaransa banga u Rwanda byombi u Rwanda rwabitayemo uretse ko bamwe badakoresha 5G naho ubundi His Excellency Paul Kagame yari yababuriye arimo aganira n'abanyakigali muri Beka ari nayo yaragize ati ni gute agagu nka kariya tujya kungana gashaka kuduta mix yose ngo dufatire ibihano icyambere bari abasenzi babanje kwanga ambasaderi wacu Karega Venza ngo basanga hari ukuntu afite akaboko mu kibazo cya Congo ati umva bene Imana abanyarwanda ko mwemera Imana mwemera ko Imana yashinze u Rwanda ababaswa aba barezi twabihanangirije kuva kera ariko n'ubu turongera tubibutse iyi ntambaro badushinja twe twayitangije abantu bitwa abanyarwanda bisanze inyuma y'imipaka si u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Kiso muri Uganda za Masisano muri Congo oya ushaka kubirukana rero ubirukana n'ubutaka bwabo bagumyemo niba ko gukoresha ukuri ukwiye kubaha uburenganzira bwabo iyo utabahaye baraburwanira nyine niwo muriro navugaga kandi niyo ubidushizemo turahangana iyo ufite amikoro afite aho garukira ukoresha umutima n'ubushake bitagira bigarukira nabiki wari ufite gutendera ibirari ikintu Ababiligi baz'u Rwanda nicyo kinzanye iyi ni gym y'ubwonko naho nge ndi Emperor kuwe naho se mbere uko tugaruka ku Bubiligi harya Ubufaransa bwo byari byagenze bite ngo tubutemo katwifashishe iyi nkuru hashize imyaka 18 kuko hari mu 2007 mu kwa 8 itariki 10 isaa 9:10 umunyamakuru Arthur Asimwe biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters afata wino acumamo ibaba yihuse nk'umurabyo arambika ku mpapuro ati Rwanda cast diplomatic ties with France urabyumvise se ati u Rwanda rwasabye Ubufaransa kurubisa mbese ati u Rwanda n'Ubufaransa byahisemo kubyina bihenerana mu Runyarwanda rwiza byahisemo gusesa umubano si ubwa mbere twivuna abazungu papa n'Ubufaransa twigeze kubutamo Asimwe yunzemo ati Rwanda broke off diplomatic ties with France on Friday in protest at a French judge's call for President Paul Kagame to stand trial over the killing of a former leader, the event which unleashed the country's genocide. Wenda washoni ariko katutsindagiza inyundo neza u Rwanda rwamenye umubano warwo n'Ubufaransa kuwa gatanu mu myigaragambyo yamaganaga ingirwa kwanga iterabwoba y'umucamanza Jean-Louis Bruguière w'Umufaransa wabiye asaba ko Kagame akwiye kwitaba urukiko ndetse bagenzi be 9 bagahita banafungwa ngo kuko ari bo bishe umusangira tabi wabo Habyarimana Juvenal. Bruguière yakomeje gutora impapuro yandika ko ngo Kagame ari we wateje Genocide. Icyo gihe rero abanyarwanda bamenetse imihanda batamiyonjeje nako uwo Mucaritas wari wifashe akavuga nawe perezida wacu Paul Kagame. Dore renga bahawe nako urwo basuzuguwe.
Kigali's Foreign Affairs Minister Charles Murigande said the government had given France's ambassador to Rwanda 24 hours to leave the Central African country and told other French diplomats to go within 72 hours. A Rwanda statement earlier on Friday had accused France of trying to topple the government. Charles Murigande yavuze ko ambasaderi w'Abafaransa abanyarwanda bahumbye amaze kugera i Paris cyangwa bakumukora ibyo Rukara yakoreye umuzungu amasaha 24 ubwo ni umunsi tuzuye abadiplomate bo yabahuyemo abamasaha 72 nta Bufaransa nta Bubiligi imyitwarire yabo ku Rwanda nta tandukano n'ubwo Ababiligi aribo baremye amoko mu banyarwanda bya Genocide Abafaransa nabo nibo bashize mu bikorwa i Genocide. Dore uko bisa uzasanga abagize uruhare mu mahano benshi bafatirwa mu Bufaransa na n'ubu bitise no mu Bubiligi uzabyumva muri make indiri y'ibigarasha byinshi va ku giti ngiyo cyane ko ingoma ya Habyarimana yari ishusho Ubufaransa bwayoborwaga na François Mitterrand. Yewe urumva se hari ikinyandiko cy'amapaje arenga 600 cyiswe A Foreseeable Genocide, the role of French government in connection with the genocide against Tutsi in Rwanda. Nukunda gusoma wagisanga kuri website ya guverinoma y'u Rwanda. Kikigwaho natangiye guscrollinga nkiri muri executive summary kuri page ya 8 gusa niho nasanze inkuru y'ukuntu Habyarimana yatabaje kuri Perezida Mitterrand muri 90 ngo azamutabare ubw'inkotanyi zari zikimara gutera maze ngo akitabwa n'umuhungu we Jacques Christophe Mitterrand wari kumwe n'umunyamateka Gerard Prunier maze nawe ati we are going to send him a few boys ordered Habyarimana ngo kuko Habyarimana yumvikanaga n'Ubufaransa nako yabuhakwagaho kugeza naho bamwohereza abahungu babo. Subwo kuzi ko nta gihugu cya Afrika n'ubu cyabasha gukora ifoke nako nanone ndabarenganya navuze kiridase urafata iyo ngana ndagana aho imihoro yavuye umva interuro. A 2017 investigation by Mediaport, a French news outlet, revealed that arms shipments from France to Rwanda continuing even the genocide began, which ngo Abafaransa bakomeje kwenyegeza bagatanga ubufasha bwa gisirikare. Oya ibyo sanzwe bizi uribuka impyisi n'intama zihurira ku mugezi warupyisi yagiye kunywa amazi ibona yavaga muri kanare duke nukiti hingaze mpere kuraya idubika umunwa mu mazi umurizi w'ijomba mu isoko amazi yanywaga abaratubamye nuko yanjama intamiti warucushwe kucyo ntobera amazi intamiti uraniga have mbabarira rwose singe nukuri warupyisi iti none ninde intamiti singe rwose mbabarira impyisi ziba niba atari wowe ni mwene wanyu. Ubwo se kuri wa muvuduko wa kuri gym y'ubwonko ntiwabitoye ko impyisi ari Ubufaransa nayo intama akaba ari u Rwanda rw'ubu na RPF. U Rwanda rwaravomaga Abafaransa bakanga bagatora gusa RPF yaranze irabundana. Amakuru takeze ivomo ryayo anavuga ko buri ngo Ubufaransa bwatanze inkunga y'imihoro yakoreshejwe n'intera hamwe muri Genocide. Nyuma y'aho Abakaritas b'Ababiligi bageze inaha mu Rwanda rwa Gihanga bakaducamo amoko bati Abatutsi nta bahuriye n'Abahutu yewe abo bombi nta bahuriye n'Abatwa aho babera inkorabusa nako shitani zigenda mu nzira bati abani bayobore abandi n'ubishaka muzafata imihoro mu bateme nibanga kwiyahura. Urumva ugome bwabo shahuse ugira ngo Abakaritas bashingiraga kuki ngo bapimaga amazuru wallahi cyaza abazungu nabo ntibaburushaga George nibibwa sana nako nabesikro sana nibampemuke ndamuke wa buretse amoko iwabo niyo biberamo wasanga utazi ko Ababiligi bagira amoko abiri aho rahanganye iwabo Abawaro n'Abafurama. Abawaro bavuga Ifaransa kandi ni banyamuke naho Abafurama bavuga Ikidage kandi nibo rubanda nyamwinshi. Burya rero ngo bagihabwa u Rwanda muri 1946 baje bava muri ayo moko yombi. Ejo bundi niyumviye Minisitiri Jean Damascene Bizimana wa Minubumwe abitotora neza yemeza ko bakigera mu Rwanda Abafurama kuko ngo bari benshi bakaba n'abahinzi ngo bahise biyumvamo cyane Abahutu maze Abawaro nabo bafata uruhande rw'Abatutsi. Shahuse ngo banabanze bicare bige uwasikayito nibura ngo bamenye ko byari ibyiciro by'imibero rekada babineyemo bibaye amoko bityo. Ababimbwa mbi ubwabo nibo bishe Patrice Lumumba intwari ya Afrika na Congo uryari nka Kagame w'ubu yahitanwe n'Ababiligi ubwabo bakoresha ikigoryi Mobutu Sese Seko Ngebendu wa Banga. Yewe ahubwo ntibibagirwe ibyo bakoreye umwami wacu Musinga bamucira imuba muri Congo kubera ko yanze kuba ikigoryi nako gutobwa oya nako yanze kubatizwa. Kaho banyuzwe maze amaze gutanga aho kugira ngo azanwe gutabazwa mu gakenyeri nkuko yari yabitegetse umugogo we barawubangatana no muri zamize ziwabo kugeza n'ubu umwami wacu bamucumbikiye iwabo. Sinzi no bamva icyo kintu uretse ko wenda waba utemera imizimu nk'ubwo umunsi azabatera bazajyahe.
naho se umuhungu we Rudahigwa bashutse ngo u Rwanda arurohe na Congo aruhe Kristo umwami, maze yatangira gutekereza ibyo gushaka independence, UN ikabihumugisha igateka Ababiligi kutubisa bati bamubyoroza igishinge cy'amazi mu gihe yari Burundi. Ese abo ni abantu bo kubana nabo bahu? Nituvuga Ababiligi n'Abafaransa wumva umwana na nyina uti kubera iki? Kuva mu 1795 kugeza mu 1815 Ubufaransa bwakonizaga Ababiligi. Urumva se bahozwa n'iki gukora kimwe? Nako ntiwumvise ko nabo bavuga Urufaransa? Mbese ba nyiri Ufaransa bo ntubazi harya? Uretse Ahmed Sekuture waheruka gucana umwana n'Ubufaransa bwa General de Gaulle washaka ko Guinea iba intara y'Ubufaransa muri za 800, nta wundi wari wakabigerageje uretse u Rwanda rwabikoze inshuro ebyiri zose. Ariko si ubundi wa mugani batwangira iki? Kuki batatureka aka Bruce Melody Roza wacu bamwangira iki? Umva ikintu utaruzi, abasenzi b'Ababiligi si ikibazo ku Rwanda gusa, ahubwo ni akarere ka Afurika y'Iburasirazuba kose. Umva iyi nkuru. Burundi says Belgium behind plot to overthrow president. Iyi ni inkuru ya Al Jazeera ejo bundi mu 2015. Bati Uburundi burashinja Ubabiligi gushaka gukuraho perezida wabwo Petero Nkurunziza. Yewe iby'Ababiligi muri aka karere ni ibikoryo bibi gusa. Nk'ubwo se niba wariza amateka kadugosora akakana. Bakubwiye ko umuntu wisha abantu benshi ku isi arinde, kandi ubwo uzi ko ari Hitler. Wapi, uretse kuba ngo buriya yaranishe miliyoni 2 z'Abayahudi bakazitura bakagizigira 6, suye wishe benshi. Uko biri kose witwa Leopold wa kabiri waramwumvise uti we yakoze iki? Uyu yari umwami w'Ubabiligi, niwe wari nyiri Congo, gusa yaje kwihubirigi ngo biyikolonize. Mbaza ngo yakoze iki? Umva iyi nkuru. Belgian colonial attributes still hold Congolese. Mivuya recalls his grandfather whose hands were chopped off by Belgian master after he mocked him as a lazy Congolese. Uyu ni Godfrey Orkia, umunyamakuru wa AA, mu kiganiro yagiranaga n'umunyekongo Mivuya wivugira ko sekuru yakaswe ibiganza n'umumaster w'Ubabiligi amushinja ko ari umunebwe umunyekongo. Muri iyi nkuru wasanga kumbuka mbika bwenge na nyina kabugabuga niho bemeza ko icyo gihara magara ngo ni Leopold wa kabiri cishe miliyoni zirenga 10 z'abakongomani, uretse ko ari n'abavuga ko ahubwo zirenga zishobora no kugera kuri miliyoni 20. Kongo wagorwa. Ubundi we wahisemo neza, Jimmy ubwonko niho uzumvira amateka atari ibivumbi nk'aya. None se kumva atari twe gusa batwangira iki? Nako badukundira iki? Oya, ntitwirya amajeke ahubwo tubaze tuti baducahiye iki? Ihuta ukoreshe 5G. Aho twatangire urahibuka, twatangiranye na speech ya Perezida Paul Kagame abatamo ababwira ko badakwiye kudukanga, cyane ko nabo ari agaku gato kari kwishakisha, kari kubuso buto ubungana n'ubwacu wongereho udusantimetero dukeya, bafite ubuso kilometero kare 30,000, naho u Rwanda ni 27,000. Rega nta kindi baduhora uretse kuba tubabona imboga mu menyo tukabarega muri za UN tukabatsinda. Ntibuka Mutara wa 3 se abatsinda. Dore ikindi sasa baduhora icyitwa kwigira. Wigeze witabira itorero se? Niba waragiyeyo uzi indangagaciro z'Abanyarwanda, kwigira ni nini muri zo. Nyuma yaho mu 1962 batubeshe ko baduhaye ubwigenge bw'igice, ntibagiye bagumye hafi aho, bakomeje gucengeza rwa rwango rw'amoko mu Banyarwanda, cyane cyane binyuze mu bapadiri babo bari bacandagaye mu Rwanda hose. Uzi icyo byabyaye? Ni Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Uti ayo ni amateka asanzwe kandi nyamara aho niho ruzingiye. Ubundi Ababiligi barwaye indwara ya addiction. Ababuragasani bamaze imyaka myinshi bakolonije u Rwanda, na nyuma yo kubesha Abanyarwanda ubwigenge barakomeje bisha inyuma y'amarido y'ibera mu karere. Byagenze bite se ngo isosi yabo igwe minshishi? Ejo nibwo umusangirangendo King Manishimwe yagize atya arambaza ati burya bigenda bite kwa perezida wacu, ndavuga Paul Kagame, ariwe mu perezida usa neza muri Afurika yose nzi. Ibyo twari twikomoje ku mafoto ya General Neva n'umugore we Angine Ndayuba. Wese sikwizirata. Niba ubyemera rero kuri ubona asa neza inyuma no mu mutwe nuko. Perezida Kagame ni umuhanga, ni indwanyi kandi yanga agasuzuguro. Wigeze wumva inkuru za mutare z'ukuntu muri Amerika umunsi umwe bashatse kumupima ubwenge, maze iryo joro bagashyira kuba munsi y'igitanda aho ari bushyira umutwe, akabatahura mbere yuko babitekereza nk'umuntu w'umutasi kabuhariwe, maze igitanda yarayeho aho yari gushyira umutwe akashyira amaguru, mbese ibirenge ntibabyutse basanga kuma kabo ngo kafashe umuyaga. Ni umuhanga, ni indwanyi kuva mu bwana bwe. Nk'ubwo mperutse kumva afande Ibingira avuga ko hari umugabo wiganye na Kagame muri primaire, wabwiye ko rimwe Kagame yiga muri primaire muri Uganda, yabwiye bagenzi be ko bazataha mu Rwanda umunsi umwe, ngo kandi yababwiye ko bazataha ku neza cyangwa ku nabi.
nibavuga ko yavuye mu ijuru ntugashidikanye papa. Ubu se icyo baduhora ntiwacyumvise. Bose kimwe n'Abafaransa ntibanejejwe nuko nyuma y'94 ibyo kwidogeza ko mu Rwanda uko bishakiye byarangiriye aho. Hari haje umugabo udakunda agasomborotso, nta gakunda namba. Ngira ngo waramwumvise yidekarara ko we ibyo kumukubita umusamwe akaguhundi atabyemera. Ati uwo murasta wo muri Israel ntitubyumva kimwe. Ngewe ukubita rimwe nanjye nkakurya mangome, kandi aho afata ntiyaba handeba. Iyo ugerageje ndaguhonda rukazaca Imana. Niwe baduhora. None se uretse kwa Ababiligi bacumbikiye ibigarasha byinshi bakanga u Rwanda bakaba nta kintu bazwiho kidasanzwe, ni iki bashima ngo nkwi? None se ari igikombe cy'isi uzi batwaye? Ninde muhanzi wabo uzi se uretse umunyarwanda Stromae? Hari icyo waba turushaho serata ngo De Bruyne wa Man City ntihavuka? None se tubipimye ko twahasanga ubuhangaje bw'ibindi bihugu by'i Burayi buzwi, ratu Ububiligi bufite uwe Ruganda rwa danje ngo rw'imigati sawa. Subwo ntuzi ko nta n'igihugu cya danje bakolonije uretse kwifatira injiji za Congo, Hitler bamenesha bakabaha u Rwanda, basibuka ko ari bombe bazirya imyenda y'ibihugu by'aka karere. None se uretse ko Ubufaransa bwarahambijwe muri Burkina Faso n'igisiro Traoré bukaba bubuza Afurika bwapfa bugashira, n'iki kindi ubuziho ngo Mbappe simwibagirwe sawa. Ntacyo menya ko Kadafe yadafasha Sarkozy ngo amutwera amafaranga na nuba kiryozwa Ubufaransa bwari busenyutse muri za 2007 ngo ntunyuzwe. Basuka ko Ubufaransa bwaje kwigura ku Rwanda bati mutubabarire kandi n'ukuri mwongere mwigisha igifaransa sibyo. Basimba mutemeye mushiki wabo nayobora ibihugu byacu byose. Sinakarara nushaka uvuye ko nishongwe ndabamaze. U Rwanda n'ubukombe niyo mpamvu ari u Rwanda nyine. Naho two duhugu zumva dutanyizwa na ubu mbese ngo Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage n'ubundi bihugu bwose bw'amafuti ntibukagukange. Until next time.